byibukwa igihe kimwe abantu b'abaturanyi cyangwa se inshuti z'umuryango gutyo bisanzwe haraje kwa kundi bari bamenyereye avuga ati umwana turamukunze mbese turamwikundira baza gusaba ababyeyi banjye ko nagenda nkajya kubaraza ariko mu by'ukuri kuri iyo nshuro inshuti ziwanyu zisaba ababyeyi banjye ko bampa uburenganzira cyangwa se bantanga nkajya kuraza izo nshuti z'umuryango cyangwa se abo baturanyi ariko kuri iyo nshuro ntabwo byari amahoro kuko gahunda ari iyo kungirira nabi ko kungirira nabi nta kundi nuko bari bafite gahunda yo kunyica biciye mu buryo bwo kundoga baranabikoze bampaye uruvu bamwe bavuga uruvu abandi bavuga urwumvu mu byo kungaburira babashije kungaburira nk'umwe byageze aho babona ko mpfuye birangiye muri iryo joro bari bazi ko birangiye bamaze no kwiyakira bamaze no kuntunganya neza nk'umuntu wapfuye byari byarangiye muri iryo joro ntabwo ni kwa kundi bavuga ngo umwana ararembye ahubwo icyo gihe muri iryo joro Imana yakoreye igitangaza nari napfuye bari batanye no gupfunya bari bamaze no gupfunya bamaze kwiyakira ko umwana birangiye Yesu we muri iryo joro ndagusuje cyane mwene data udahema kurikira ibiganiro cyo kugeza buri munsi ko bwije nuko bukeye witeka kurebe neza witeka kwishimira witeka guha amahoro muri kumwe na Big kuri microphone ya mbere ngeze umugisha muri iki kiganiro cyo kuri Evangelize Le Monde TV mfite umutumirwa uzanye inkuru idasanzwe inkuru iri mu buhamya bukomeye cyane n'ubuhamya buza kukubaka noza kubukurikira witonze uyu mujene mubona aciye mu bintu bikomeye anyuze ahantu habi anyuze mu buzima bugoye ahuye n'imbaraga z'abarozi arokotse urupfu rukomeye aje kuburira abantu kugira ngo mwirinde kuko iminsi ntabwo imeze neza reka rero dutangire tumwakira twibwire kugira ngo mumenye arinde tugiye kuganira murakoze cyane amazina yanjye nitwa Dusingizimana Gilbert gusa hari benshi bamaze kumenya ku mazina y'ubuhanzi ko ndi umuhanzi ariyo Hakimu Star amazina nkoresha mu buhanzi bwanjye cyangwa se niyo titre nicyo gisobanuro nabonye gisobanura neza umuhamagaro wanjye Hakimu Star ubwo bishaka kuvuga ngo iki Hakimu Star ni izina riri mu Giswahili ngizwe n'amagambo abiri ariyo haki hanyuma mustari haki bivuga ukuri mustari bikavuga umurongo nk'umuhanzi iyo twandika indirimbo umwuka w'Imana watumanukiye turandika rero iyo turi kwandika twandika imirongo cyangwa se tukavuga ngo iki gitero cyanjye cy'indirimbo kiraba kigizwe n'imirongo iyi ngahe cyangwa se iri mu butumwa bumeze gutya urakoze cyane turaza kugenda byose tubigarukaho n'iyo nganzo yawe nyine ariko cyane cyane twibanda ku mateka y'ubuzima bwawe kuko ariho hakubiye imfashanyigisho y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Hakimu Star umuntu umureba ni muntu ki ese ni umupapa ni umusore njyewe ndi umupapa mfite umudamu n'abana babiri yego uyu munsi ubahe utuye he uyu munsi ntuye mu nkengero z'uyu mujyi wacu wa Kigali yego mu karere ka Kamonyi yego tuguhaye ikaze i Remera mu Rwagasabo murakoze cyane urakoze uraza gutangira udusengera Imana kugira ngo tuze kuganira turi mu mwuka kadusenga Imana Mana data wa twese uri mu ijuru mbanje kugushima kandi nguha icyubahiro kuko niyo gikwiriye uyu mwanya ndi kuri kamera za Evangelize Le Monde ni ahantu heza cyane dukwiriye kuvugira izina ryawe amen data ni ahantu hakwiriye ni ahantu data nishimiye kuba mpageze muri uyu mwanya
ndagusabye kugira ngo uyu mwanya tugiye kumara tuvuga ibyawe, tuvuga kugira neza kwawe Data, ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe wo kuvugira muri twebwe, aba ari wo kudukoresha Data. Kandi nongeye kukwereka umuntu turi kumwe muri uyu mwanya kurikiranye iki kiganiro. Ndasabye kugira ngo Umwuka wawe wera umanuke ubane nawe, kandi iki kiganiro kibe ikiganiro cyo kumwubaka, kibashe kugira aho kimuvana naho kimugeza. Ubu buhamya ni ubuhamya bukomeye, ndakwinginze kugira ngo ubashe kugarura benshi mu nzira ikwiriye, nk'uko ijambo ryari ryatubwiye ngo inzira yawe niyo kwera no gukiranuka. Nsabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yes, izina ry'ikibaro tuza gukoresha ni Papa nde? Papa Gia. Urakoze cyane. Aha tugiye kugenda tuganira rero muri iki kiganiro cyacu, nk'uko wabinganirije inbox ati mfite ubuhamya, mfite inkuru nabwira abantu bagakomera, inkuru ishamikiye ku mateka y'ubuzima bwawe n'ibyo wagiye unyuramo bitandukanye. Ubu rero aka kanya ndagira ngo twitegure tukumve kugira ngo udusangize inkuru y'ubuzima bwawe maze abantu bagukurikire. Ubundi uyu Hakimu Star twicaranye muri iki kiganiro araza gutangira tubwira yavutse ute, yavutse ryari, yakuze ute, imibereho ye kuva icyo gihe kugeza uyu munsi n'ibiki byari yarari gucamo. Yego, murakoze cyane. Yego. Mbajije neza kuko utangiye kuva navuka cyangwa se kuva kera. Yego. Kera hanjye cyangwa se mu bwana bwanjye cyangwa se na mbere y'uko mvuka, afite amateka akomeye cyane. Ni amateka akomeye kuko n'aka kanya kuba ngihagaze cyangwa se kuba nkigenda nuko hari amateka ya mbere haranabaho cyangwa se nkiri mutoya nabashije kumenya, akaba ari nayo agitumye uyu mwanya mpagaze kandi ndi kuvuga kugira neza kw'Imana. Ni ukuvuga ngo ngewe mbere y'uko mbaho Imana yari yavuze cyangwa se nabashije kumenya ko hari umugambi w'Imana uri kuri ngewe. Yego. Kandi burya sinanjye gusa, byanyeretse ko n'undi muntu wese, nta muntu ubaho kumanuka, nta muntu ubaho Imana itamufite mu mugambi. Rero ngewe nagize amahirwe yo kubimenya ndetse ndanabisobanukirwa cyane. Yego. Kuko mbere y'uko mvuka cyangwa se mbere y'uko ababyeyi banjye basama inda yanjye, bari bazi ko bahagaritse kubyara. Bari bazi ko babihagaritse, ariko mu bihe byiza bari barimo byo gusenga, bari bagize umugisha, barasenga, bagira ibihe byiza n'Imana. Niko kubabwira ati Imana irababwira mwahagaritse kubyara, ariko mwe muretse imbere hari umwana afiteho umugambi. Ari wowe ari ngewe Imana yavugaga. Mana yanjye. Mbwira ababyeyi banjye bari bagize ibihe byiza byo kubana n'Imana. Ndababwira ati muhagaritse kubyara, ariko nge ntabwo siyo gahunda afite. Imbere hari umwana w'umuhungu ugiye kuvuka cyangwa se nshaka ko mubyara, umugambi w'Imana ukabasha gusorera kuri ngewe. Nukuri. Ubwo rero aho niho amateka yanjye ahera. Yego. Amateka yanjye atangira ntarabaho, inda yanjye itarasamwa. Donc ababyeyi bagiye muri Onapo. Yego. Banzura ko bahagaritse. Mbese bumva ko bagomba kurekera. Ubwo bari bafite abana bangahe? Bari bafite abana, ubwo ni 7. Yego. Ubwo ni 7 kuko mvuka mu bana 9. Muri abo 9 hakaba harimo 6 b'abakobwa n'abahungu 3. Ubwo muri icyo gihe bari bafite abahungu 2 n'abakobwa 5. N'abakobwa 5. Noneho muri icyo gihe Imana yababwira ati hari umwana w'umuhungu mushaka kuburizamo. Yego. Kandi nyamara umugambi mufiteho ni umugambi mwiza cyane. Yego. Icyo gihe bagize ubwoba. Icyo gihe urumva bari barabihagaritse, atari ukuvuga ngo ni uko byarangiye, bo bari barabihagaritse. Bari abantu hari mu gihe cy'ubukangurambaga,
babwiraga abantu ko bagomba kuboneza, ariko Imana ihindura icyerekezo bari barimo, irababwira ati murekeraho, hari umwana w'umuhungu ufiteho umugambi mushaka kuburizamo. Uwo rero yari njyewe Imana yavugaga. Yego. Nshima n'Imana cyane kubw'uko yabashije kuvuga iryo sezerano ikarimenyekanisha mbere y'igihe, kuko ibyo nahuye nabyo nyuma yaho, iyo nza kuba ntazi iryo sezerano ryabayeho mbere y'uko mbaho, mba naracitse intege. Uba waricujije impamvu wavutse? Mba naricujije impamvu navutse, cyangwa se nkaba nageza aho kwiyahura nk'uko bamwe bajya babikora. Ariko bitewe n'iryo sezerano, Imana ishimwe cyane kuko ubwo buzima burimo hagati nyine nibwo tugiye kugenda tugarukaho. Aha, ubaye umugambi w'Imana ubakuye muri Onapo kugira ngo uvuke, uravutse ugeze ku isi. Watangiye kureba ubuzima bwawe ufite imyaka ingahe noneho? Mu myaka yanjye 4 ndumva mba mbyibuka. Ndabyibuka cyane, nari umwana ushimishije, abantu bakunda. Byibuka igihe kimwe abantu b'abaturanyi cyangwa se inshuti z'umuryango gutyo bisanzwe, haraje kwa kundi bari bamenyereye, avuga ati umwana turamukunze, mbese turamwikundira. Baza gusaba ababyeyi banjye ko nagenda nkajya kubaraza. Ariko mu by'ukuri kuri iyo nshuro, inshuti ziwanyu zisaba ababyeyi banjye ko bampa uburenganzira cyangwa se bantanga nkajya kuraza izo nshuti z'umuryango cyangwa se abo baturanyi. Ariko kuri iyo nshuro ntabwo byari amahoro, kuko gahunda ari iyo kungirira nabi. Ko kungirira nabi nta kundi, nuko bari bafite gahunda yo kunyica biciye mu buryo bwo kundoga. Baranabikoze, bampaye uruvu. Bamwe bavuga uruvu, abandi bavuga urwumvu. Mu byo kungaburira, babashije kungaburira nk'umwana wagiye kubasura cyangwa se wagiye kubaraza, bangaburiye uruvu mu byo kurya. Urumva nari umwana, kandi uretse no kuvuga ngo nari umwana, n'umuntu mukuru baramuroga, akaba yanapfa cyane. Kuri iyo nshuro rero barandoze, bampa uruvu, ndarurya ntabizi. Barurwaye mu biryo? Ibyo biryo byari bwoko ki? Byari inyama. Byari inyama. Inyama bayishyira mu zindi? Inyama, uruvu baruhuza n'izindi nyama. Nanjye nk'umwana wishimiye ubushyitsi, dore ko bari n'inshuti z'iwanyu. Ndirira rero. Ubwo harya ni ku myaka 4? Ku myaka 4. Yego. Hanyuma rero nyuma yo kurya urwo ruvu, byanguye nabi cyane. Ubwo naratashye ngera mu rugo, maze kugera mu rugo, buretse gato. Yego, ubwo maze gutaha ngeze mu rugo, bahise babona ko ibintu byahindutse. Bamaze kubona ko ibintu byahindutse, ntangira kumera nabi, kurya biranga. Kurya bimaze kwanga, ntangira kujya nikubita hasi. Imbaraga z'umubiri zirashira, umusatsi uratangira gucurama. Nyine babona ko ibintu byahindutse, nyine bavuga ati umwana yararotswe. Ko gushaka imiti barandutsa biranga, bakoresha imbaraga zose zishoboka ngo barebe ko nagarura ubuzima, ariko biranga. Bakoresha gusenga, nabyo biranga, biratinda, bimara igihe kinini cyane mu buzima bw'uburwayi buvuye kuri ubwo burozi. Birwara igihe kinini cyane, noneho bigera naho biheba, baravuga ati ubu nta kundi, nyine niyo yamuduhaye, bwo dushaka iramwisubije. Ngo byageze aho babona ko mpfuye birangiye. Muri iryo joro bari bazi ko birangiye, bamaze no kwiyakira, bamaze no kuntunganya neza nk'umuntu wapfuye. Byari byarangiye muri iryo joro. Ntabwo ni kwa kundi bavuga ngo umwana ararembye, ahubwo icyo gihe muri iryo joro Imana yakoreye igitangaza, nari napfuye.
bari batanye no gupfunya bari bamaze no gupfunya bamaze kwiyakira ko umwana birangiye. Yesu we. Muri iryo joro Imana yahagurukije umuntu mu ijoro saa 8. Yego. Saa 8 z'ijoro yahagurukije umuntu. Amen. Ni mu cyaro, urumva kugira ngo Imana ihagurutse umuntu nijoro agende mu nzira zitameze neza, ariko arahaguruka araza aje gukora igikorwa cy'Imana, cyangwa se aje kugira ngo Imana imukoreshe abashe gusengera uwari wapfuye kugira ngo abashe kubaho. Ubwo rero Imana yahagurukije umuntu ava ahantu kure cyane agera mu rugo saa 8 z'ijoro. Ababwira iby'Imana imubwiye, mubwira ko Imana imubyukije, aravuga ati byuka genda ujya ahantu ndakwereka icyo ugomba gukora. Ahageze asanga baricaye nyine baguye mu kantu. Ibibazo gusenga byarangiye, kuko hari igihe ibibazo biba byinshi n'imbaraga zo gusenga zikabura, asigaye avuga ati Imana ikora icyo ishaka. Icyo gihe rero Imana ibihagurukije uwo muntu, araza agera mu rugo asanga umwana yabapfanye, asanga babuze icyo gukora. Noneho batekereza na rya sezerano Imana yabahaye, bakabase ni gute uyu mwana apfuye, ni gute byaba bigenze gutya n'isezerano Imana yaduhaye. Nyine hagati aho ngaho mu gihe bakiri kwibaza byinshi, mu gihe babuze icyo gukora, mu gihe babuze icyerekezo, babona umuntu w'Imana arahagera, binjira mu bihe byo gusenga, nuko Imana yari imuhagurukije ngo basenge. Barasenga, bagiye kubona babona ngaruye akuka. Ngarura akuka, baramvugisha babona mbashije kuvuga, mbese bumva ko bashimye Imana. Icyo gihe Imana yababwiye byinshi, ibabwira ko inkijije. Yego. Mbese ibaremamo umutima wundi utandukanye n'uwo bari bafite. Imana ibabwira ko inkijije, nta bundi burwayi cyangwa se birangiye. Yego. Imana ibaremamo umutima wo gutuza, irababwira ati nimutuze, ndabikoze, umwana wanjye ndamukijije. Icyo gihe nk'uko Imana yabivuze, nabashije gukira koko. Ubwo burozi bari bamaze igihe kinini bamvuza byaranze. Icyo gihe Imana yakoze igitangaza. Ni ishimwe rikomeye njyashima Imana, kuko ni Imana yahabaye. Ni Imana yahabaye, kuko bari barakoze ibishoboka byose byaranze. Ku munota wa nyuma babona ko byarangiye, Imana iritamurura. Kuri iyo nshuro mbasha kuva mu rupfu, mbasha kubaho, byari byarangiye. Yego. Nishimwe rero ntajya ndeka gushima iyo mbonye umwanya. No, kuri icyo kintu kirafatika. None se ibyo byo kukurogera mu biryo bagashyira mu ruvu byamenyekanye gute? Uwo munsi ubirya cyangwa byamenyekanye nyuma? Nyuma iminsi yaraje, babona ko bwa burozi bampaye ni nk'Imana ariko yabikoze. Imana yabateje ikintu cy'ubwoba n'igishyika cyinshi cyane, baza kwivamo, barabivuga, basaba n'imbabazi. Bavuga uko byagenze nyine, babonye ukuntu nazahaye, babona ukuntu ibintu bimeze nabi, babona n'ukuntu Imana ikoze igitangaza mbayeho. Baravuga ati Imana, navuga ko ari Imana yaje kubashyiramo ikintu cy'ubwoba bwinshi cyane. Yego. Baza kubivuga, baza gusaba imbabazi. Mbese birarangira tumenya amakuru ya nyayo y'inkomoko y'ubwo burozi, n'ubwo ari bwo tubasha kumenya inkomoko yabyo. Ni ukuri. Ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa se ni ishimwe rikomeye ntajya mbura kuvuga. Kandi ntarava kuri icyo kintu, nabwira umuntu ushobora kuba urwaye, yego, ngo agire kwizera.
Yego. iyo Imana itarakura amaboko ku muntu nukuri ntabwo ashobora, nta kintu no ashobora mu rupfu barajyana ikamukurayo no mu rupfu urumva we wari warangiye byarangiye byarangiye Yego. ariko Imana kuko yari ikimfiteho umugambi na rya jambo yabwiye ababyeyi na rya jambo yarariherekeje kugeza naho byari bikomeye iritamurura. yego umukozi w'Imana rero baraje arasenze urazuka urongera usubira mu buzima. Ndongera asubira mu buzima, ndongera mbaho. Yego. Ubu ndashima Imana. Aha, kuva ku iyo tariki rero ubwo urugendo rw'ubuzima rwakomereje kubiki? Ubwo harakomeje, nyuma narakize. Irindi shimwe rishamikiye kuri iryo ngiryo. Mu bisanzwe umuntu warozwe uburozi nk'ubwo ngubwo bukomeye, yego, biramugaruka. Kiragera agashira amezi 6 bikamugaruka, akarwara, cyangwa se agashira umwaka cyangwa agashira amezi angahe, usanga bene ubwo burozi bugaruka umuntu uko igihe runaka gishize bikamugaruka, kongera akarwara. Ariko ngiye shimwe Imana nuko ibyo bintu bitajya bingaruka ngo nongere nzahare cyangwa se ngo nongere ndwane nabyo cyangwa ubwo burozi bwongere bungaruke. C'est ça. Imana irakiza, kandi burya kwizera dukwiriye kujya twizera Imana kuko ishobora byose. Yego. Urumva bagerageje kuma imiti yari kubishobora, yego, ariko biranga. Kubwo gusenga no kubwo kwizera Imana bibasha kwemera. Yego. Uburozi bubasha kunshiramo burundu ku buryo kugeza ubu ngubu butari bwongera kungaruka na rimwe. Kandi ubwo bimaze imyaka ingahe? Urumva bimaze imyaka gera muri 20, irarenga 26. Nta ngaruka yindi ubonye? Nta yindi ngaruka. Urumva rero Imana irakora, nidushake tujye tuyizera. Nukuri hande bikomeye Imana irabishobora. Yo shimwa Yesu Kristo kuko kandi ushoboye. Irabishoboye. Hari igihe tujya tugeramo tukumva ko wenda ibi ngibi byo byasaba tekinike zacu cyangwa se byasaba tugashaka kwishyiriraho inzira. Tugashaka kwishyiriraho inzira. Ariko burya Imana irabishoboye. Pe. Hari nk'ukuntu umuntu arwara akavuga ati ibi ngibi byo si na ngombwa gusenga, ibi ngibi hari umuti wakiza iyi ndwara. Ukumva ko kubera ko uzi umuti wakiza iyo ndwara, ukumva ko Imana atari ngombwa. Yego. Ariko burya Imana irashoboye. Yego. Imana irashoboye, ari abarwayi irabakiza, ari abapfuye irabazura. Rwose. Pfa kuba ifite umugambi kuri wowe, kandi icyo yagambiriye kuri wowe kitararangira. Yego. Ubuzima narakomeje ndiga, meze neza rwose, byaramaze kunshiramo. Ndiga primaire ndayirangiza. Ngira n'amahirwe ubwonko bwanjye bubasha gukora neza. Yego. Mbasha kwiga neza. Nkajya nsinda, nkajya mba uwa mbere mu ishuri. Mbese nkora ndi umwana wifitiye icyizere, numva nifite confidence. Numva ejo hanjye heza rwose mpategereje. Nukuri. Cyane nararebaga nkavuga ati mu ishuri ndiga bikemera, ndakurikira, mbese ibintu bikagenda neza, amanota nkayabona, kandi nibyo niga nkumva ndimo ndabyumva neza. Wow. Umva mbese nkumva ko ndi gutegura ejo hanjye nta kibazo gihari. Nukuri. Niga secondaire ndayirangiza, ariko muri uko kuyirangiza nabwo ndashima Imana ko yampaye kuyirangiza, kandi nkarangiza kwiga mfite amanota meza. Ariko ntarava mu myigire yanjye yo kuva primaire kuzamuka na secondaire. Burya Imana ibasha gutanga ubwenge. Yego. Ibasha gutanga ubwenge, kuko ngiye mu buryo nizemo nabashaga kwicara gutya nkareba mwarimu, nkareba n'ibyo ari kwandika ku kibaho cyangwa se n'ubusobanuro ari kuvuga, nkamureba nkamwitegereza, naba ndyamye bya bindi byose bikagaruka. N'ijambo ko yarivugaga ku rindi nkumva nkabyibuka. N'inyuguti uko zari zanditse gutya ku kibaho nkabasha kuzibuka. Ngiye tekinike nakoreshaga mu ishuri
kwari ukwitegereza ku kibaho, yitegereza ibyanditse ku kibaho, nkumva mwarimu. Ni ukuvuga ngo tekinike yanjye kwari ugutuza mu ishuri, hakurikira mwarimu, hakurikira n'ibiri kwandika ku kibaho, cyangwa se naba mvuze ngo ndambuye igitabo ngiye kwiga, tekinike yanjye ari yo gutuza, nkakitegereza neza ntuje, nkakireba uko ngenda nsoma. Naragendaga nkongera ngafata undi mwanya wo gutuza, bya bindi byose bikagaruka. Uko nabirebaga gutya bikagaruka. Kwiga kwanjye rero bibasha kungendera neza. Muri makeya nabyo n'ubundi buhamya mp'agaciro kandi shimamo n'Imana ko ibasha gutanga ubwenge, umwana akabasha gukurikira mu ishuri, akabasha gutsinda, ibintu bikagenda neza. Ni ukuri. Noneho ikindi kintu cyaje kuntangaza, cyaje kumbaho, ni ubundi buhamya bukomeye. Yego. Ukuntu naje kugera muri kaminuza, bwa bwenge nkabushaka nkabubura. Yego. Shima Imana cyane ku buryo ubwonko bwanjye bwakoraga neza mu ishuri, nkabasha gutsinda, nkabasha kwiga bikemera, nkabasha gutsinda. Gusa noneho ikintu cyaje kumbaho kikancarinjinga cyangwa se nkumva kintesheje umutwe, ni ukuntu nageze muri kaminuza ibintu bikanga. Yego. Nageze muri kaminuza ngira ikibazo cyo guta ubwenge cyangwa se byo guta umutwe, ibintu birancanga, nanjye numva ndibuze. Yego. Za confidence navanye muri segonderi, cya cyizere numvaga nimfitiye byo kumva ko wana ngomba gukurikirana ibintu byanjye nkabishyira ku murongo nkiga, nkaba mbese numvaga ngomba kwiga neza, amashuri yanjye ngomba kwiga nkayiga, nkabasha kubona akazi kanjye, nkabasha kugakora, mbese nkategura ubuzima bwanjye ku murongo. Noneho ngeze segonderi, ngeze muri kaminuza, ndishaka ndibura, ibintu bihindura isura. Yego. Ni ukuvuga ngo bwa bwonko bwanjye numvise wagira ngo hajemo ikintu cy'igihu. Yego. Uko nari meze numva ibintu birahindutse. Muri njyewe hazamo ibintu bimeze nk'ubwoba, numva hajemo ibintu byo guhangayika, numva nyine muri njyewe numva hari nk'ikindi kintu gitsikamiye ubuzima bwanjye. Nubwo ibibazo bitaburaga by'ubuzima busanzwe, ariko noneho numvaga hari izindi mbaraga zinsikamiye mu buryo bukabije. Yego. Kubugezaho nkabahagurukaga muri ghetto cyangwa se aho nabaga, nkavuga ati ngiye ku ishuri nk'uko bisanzwe, ariko cya kibazo kikagaruka, nkumva nkata ubwenge, ndi mu nzira ndi kugenda nkata ubwenge, nkakomeza nkigendera mu nzira, nkakomeza nkagenda mu muhanda wose, nazamara kugenda nk'ibirometero nka 3, nkumva harya bundi byari bimeze gute. Bigasaba ko mpagarara nkabanza nkasubiza ubwenge, kujya nkibaza, navuye mu rugo nari mfite gahunda, nkongera nkabigarura, la nkasanga nari ngiye ku ishuri. Ubwo bikantesha umutwe, nkumva rwose ibintu amaherezo yabyo ntayahe. Mana we. Ubwo ngakata nkagenda nkajya ku ishuri, hakaba ubwo nsanga n'isomo rirangiye. C'est ça. Kuko muri kaminuza gahunda bari gahunda, niba isomo riratangira kuri iyi saha, ni iyi saha, yarangira umwarimu akigendera, abanyeshuri nabo bakigendera cyangwa se bakajya mu zindi gahunda. C'est ça. Rero icyo gihe ubwo naragendaga no guhangayika cyangwa se no kuzutaguzwa n'ibyo bintu byambayeho. Hagenda rimwe na rimwe nkasanga amasomo yarangiye, rimwe na rimwe nkasanga mbese nyine burambihira, ubuzima bwo muri kaminuza burambihira bitewe n'icyo kibazo. Yego. Abyibuka igihe kimwe nataye ubwenge, nako si no kuvuga ngo ni igihe kimwe,
hari igihe twabaga dufite kati cyangwa se ibizami, yego, mu cyimbo cyo kujya kubikora mu mutwe wanjye nkiyumvisha ko isaha narinzi cyangwa se gahunda yo gukora icyo kizami, nkumva mu bwonko bwanjye yavuyemo ahubwo hakajyamo iyindi. Niba gahunda yari 2:00 yo kujya gukora ikizami, nkabyibagirwa nkumva ko ari nimugoroba 11:00. Yes we. Kandi wenda ikizami cyari saa 2 wenda za mu gitondo. Yego. Noneho mu gihe naba nibere muri gahunda zanjye, najya kubona nkabona cyangwa nagira n'abandi mvugana nabo nkumva barambwiye ngo, cyangwa se nkumva bari kuvuga uburyo kizami kimeze, abase ni cyo kizami muri kuvuga mwakoze. Yego. Mana we. Noneho nkibaza bikancanga, nkabase ni cyo kizami muri kuvuga mwakoze cyari gikomeye. Bakambwira ngo nibyo, bakambwira nyine, bakambwira ati none se ntacyo wakoze. Icyo gihe nahitaga mbyimenyera, nta muntu nabwiraga ikibazo cyanjye kuko numvaga bamurwamenye. Nasigaraga mbyimenyera kuko bibaze kubona bagenzi bawe bavuye mu kizami bazi ko nawe wakoze, ukavuga ngo ntiwagikoze. C'est ça. Kandi nawe uhari uri aho ngaho cyangwa se wagiye mu bindi bitandukanye na gahunda z'amasomo cyangwa bitandukanye n'ikizami. Ni ukuvuga ngo nagenda ati ibizami byinshi bitewe n'icyo kibazo. Yego. Ntaba nzi ngo ndajya gukora ikizami, isaha y'ikizami nkayibagirwa, ahubwo nkumva ko hari indi saha. Ahubwo nkaba busy cyangwa se nkaba occupé, avuga ati reka nsubire mu masomo yanjye neza. Ajya kuyasubiramo, nzi ngo isaha irahari ndaza kujya gukora ikizami meze neza, najya kugikora gasanga ahubwo abandi bakirangije. Yo. Ndwana n'ubwo buzima, mba muri ubwo buzima, bigezeho numva ndazinutswe. Yego. Avuga ati reka ubuzima bwo kwiga mbe mbuhagaritse nishakira amafaranga. Yego. Cyane ko no muri icyo gihe ntago ubuzima bwari bumeze neza cyane n'ubundi. None narebaga icyo kibazo cyanjye mfite, nareba n'ubuzima bw'ishuri butameze neza cyane, mbona hari byinshi bitagenda neza. Avuga nti reka ibintu mbe mbihagaritse, ntazanabisariramo burundu nkiruka ku musozi. Yego. Ariko n'ubundi nari narasaze kuko ibyo bintu birenze ubwenge n'undi muntu wabyumva, cyangwa se bisa no gusara, ni ugusara muri make. Ni ukuri. Nuko wenda nteruye ngo tora amashashi cyangwa ntoragura amashashi, ariko ni mu buryo bwo gusara. Ubwo rero muri ubwo buzima biza kurangira afashe icyemezo, ndavuga ati ngomba guhagarika aya masomo. Ndayahagarika, ninjira mu buzima busanzwe, ndavuga nti reka nshaka amafaranga. Umuntu ufite imbaraga kandi z'ubwenge, ntabwo kwiga byakanga ngo no gushaka amafaranga binanire. Yego. Nigira inama, reka nshaka amafaranga nk'umuntu ufite imbaraga. Yego. Ntangira gushaka akazi, nza no kukabona, ndagakora, ariko biranga. Ni ukuvuga ngo ubu undeba gutya, nakoze ibintu byinshi bitandukanye. Kubera iki? Kuko nabikoraga byanga, mbikora byanga. Akora ikintu kimwe kikanga, ngakora ikindi kikanga, akora ikindi kikanga. Ubuzima burambihira mu buryo bufatika, ariko natuza nkibuka ko hari ikintu Imana yavuze ku buzima bwanjye. Yego. Nkibuka ko hari umugambi, yewe uretse no kuvuga ngo mu by'Imana yambwiye, nibuka ko hari n'ibyo yavuze mbere ntarabaho. Yego. Bikama imbaraga, nkavuga nti reka nkomeze nkore, nkomeze nigirire icyizere, nkomeze kumva ko ibintu bishoboka. Nkomeze kumva ko mbese mu gihe naba nkihumeka, mbega wari ufite ibyiringiro. Nari mfite ibyiringiro by'uko nubwo namera nabi cyangwa se nasuzugurika bikagera
habi hashoboka hari umugambi w'Imana nabashije guhishurirwa kuri njyewe. Yego. Muri ubwo buzima bwo gushakisha amafaranga uko numvaga nzayashaka akizemo ubwenge bwanjye na tekinike zanjye ntibyakunze. Nkuko nari mbikubwiye nagerageje gukora ibintu byinshi bitandukanye biranga. Mu bintu nakoze ubu ndeba nakoze ikiyede nyuma yo kuva muri kaminuza. Nakoze ikiyede, ubwo nakoze ikiyede mu byo nari nabanje gukora mbona ko nabikora nyine nkabona ko ari akazi nakora kakabasha kungeza ku kandi cyangwa se ku rundi rwego byari byamaze kwanga. Ibyo ngiye ubwanjye nitekerezaga ko nakora bikangira umumaro byari byamaze kwanga. Noneho ngera ku rwego rwo kuvuga nti aho kugira ngo mpfe cyangwa se aho kugira ngo niyahure kubw'uko wenda ubuzima bwanze burundu, reka nkora ikintu cyose gishoboka cyatuma mbona amafaranga nubwo yaba makeya. Uko kwinjirira ikiyede ngenda nkora ibiyede ariko nkagikora numva nyine kitandyoheye. Yego. Noneho ikintu kijya kibaho iyo wabaye mu buzima bw'ishuri ukabaho mu buzima bundi butari bwo gukora imirimo y'imbaraga, ujya gusaba akazi cyangwa se reka mivuge gutya, najyaga gusaba akazi umuntu yandeba yansubiza gutya nkora mu ntoki tibite sha, yakora mu ntoki yakumva ukuntu zoroshye akavuga ati nawe siri gushaka akazi. Akaseka akazunguza umutwe akabatesha byarabacanze kabisa. Icyo gihe nuvuga ngo ni inshuro nyinshi nagiye nsaba akazi k'ikiyede nkakabura nkareba. Yego. Hari ahantu basabira akazi cyane cyane ko gukora ibyo biyede cyangwa se abayede n'abafundi bajya gutegerereza aho bita ku ndege. Yego. Aho hantu habaye igihe kirekire hashakira akazi. Noneho naba naje kandi icyo gihe kugira ngo nibura ndebe ko ako kazi ndi bukabone byasabaga kwiyambika nabi, ashakisha ibyenda bishaje akaba ari byo nambara. Yego. Cyangwa se sinabifure kugira ngo babone ko ako kazi kugira ngo se n'umukene nyine sanzwe ngakora kandi nanagashoboye. Yego. Yambika nabi imyenda sinyifure kugira ngo umuntu uri bumbone abone ko kabisa menyereye kwivuruguta mu bitaka, menyereye mbese bene iyo mirimo. Ariko yansubiza yakora mu ntoki akavuga ati wowe reka wowe rwose abana byagucanze aka kazi ntabwo ari akawe. Ariko rimwe na rimwe nkakabona nkagakora bugacya iminsi ikisunika. Noneho kubera izo mpamvu zo kuba narakoraga ikiyede ntakimenyereye, wasangaga mbona akazi inshuro nkeya. Nabonaga akazi inshuro nkeya, noneho nza kwigira inama ndavuga nti rero reka njye mvuga ko nize, kuko abantu bari baramaze kumvumbura ko nize. Bari baramaze kumvumbura ariko njye narabihishaga sinabaga nshaka ko hari n'umuntu umenya ko nize. Yego. Narabihishaga. Noneho igihe cyaje kugera nigira inama kuvuga ko nize ibyo kubaka. Yego. Nize ibyo kubaka nkabiyemera nkavuga ati ngiye gukora ibiyede mpangira ngo nkamirika ibintu byose, mbese nyine nkabiyemera muri ubwo buryo. Yego. Nyuma igihe cyaje kugera rero nza kwinjira mu gifundi mvuga ko rwose nize kubaka. Ariko gatoya na mbere yo gukora igifundi nkiri muri ubwo buzima bwo gukora ikiyede, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikiyede byonyine nakoraga. Hari igihe akazi kaburaga, atari uko akazi kabuze ahubwo ari uko nyine ngewe wari ngewe wakabuze. Yego. Hari naho byageraga nkajya gukora ako gucukura amatuwarete. Gucukura tuwarete ni ukuvuga ngo ubwo ni ubuhamya abantu bakeya bazi. Yego. Sinjya nkunda kubuvuga ariko yego ni ubuhamya njya ntekereza nkumva rwose
nkumva ntangariye Imana cyane. Hari ibintu ujya yemera ko hari ubuzima ujya yemera ko tugeramo atari uko ari bwo yatugeneye cyangwa ariyo gahunda yayo, bikaba nk'inzira itujyana ku cyo twaremewe, ari ukugira ngo ikureme mu undi muntu utandukanye n'uwo wari we. Kuko urumva mbere uburyo kinazamutse hari ukuntu nari nifitiye icyizere, numva nshoboye, numva mbese hari ubushobozi mfite muri ngewe. Ariko nanone ninjira mu buzima bwo guteshwa agaciro, ndibura burundu, amaboko ndayamanika. Mbona ukuvuga ngo mu mirimo nakoze nanubu ntekerezaho nkatangarira Imana, no gucukura toilette nabyo birimo. Yego. Noneho mu gucukura toilette akenshi ntabwo najyagamo hasi ngewe. Kenshi wasangaga ujyamo hasi ari wowe uba wapatanye. Abyibuka hari umuhungu umwe wacukuraga amatoilette, abantu benshi nyine babimuziho ariko kaza akora. Ikintu nakoraga cya mbere nirindaga kuvuga ko nize, kuko kubera ko watize iyo nza kumubwira ko nize ntabwo yari kumakaza. Ko yari wa muntu no muri telefone no kwandika nimero cyangwa se kugira ngo asevinge nimero muri telefone, baramubwira ati iyi nimero nyandikira iyi nsevingire kuri telefone unyandikireho izina. Umuhungu niwe najyaga nitabaza rimwe na rimwe igihe cyede cyabaga cyabuze. Yego. Gasanga mbese yari nka boss wanjye, kowe wari umwuga we wo gucukura amatoilette. Rero rimwe na rimwe nkamwitabaza, kambera boss nkaca bugufi nkemera tu cyane da, nkemera kambera boss. Yego. Akajyamo hasi muri toilette, nanjye ajya kumuzamura igitaka. Yego. None yari umuntu utukana, nyine yarameze nk'umuntu w'ikirara cyangwa se nyine urumva muri ngewe nari umukristo. Yego. Kandi naranize fite ubundi bumuntu cyangwa se fite ubukristo muri ngewe, fite n'ubundi bumuntu, ma vivre en société. Ariko akangora rimwe na rimwe akantukagura. Ntatekereza kuntu nicaye ku ntebe ya kaminuza, ntatekereza kuntu ari kunzutaguza rimwe na rimwe ntanampembe. nkumva birankorogoshe cyane. Yego, birumvikana. Rero ubwo buzima mbubamo nyuma za kwigira inama ko ati ibi ntabyo, reka njye mu gifundi. Njira mu gifundi nacyo kiranzutaguze. Ibaze kuba wiyemeye ngo uri umufundi cyangwa warabyize ugamije kugira ngo wibonere amafaranga cyangwa wibonere akazi, utarabyize nta bumenyi buhagije cyane ubifiteho, abifiteho ubumenyi buke nk'umuntu wakoze ikiyede cyangwa se nk'umuntu nanone witegereza nkareba, ariko nta experience nane mbifitemo rwose. Yego. Nabyo biranzutaguza, usanga rimwe na rimwe umuntu ampaye ibintu ngomba kumukorera nyine nk'umuntu mvuga ko wabyize. Tubi ibintu urabishobora? Ndabishobora rwose. Nkagenda n'icyizere cyinshi kugira ngo icyo kiraka kitagucika, cyangwa se amafaranga, urebe ko amafaranga yo kurya aza kuboneka uwo munsi. Ngenda nkagikora, rimwe na rimwe bikampfana, ugasanga rantukaguye. Hari wageze kunshapa urushyi rwose, ati ibintu bamba nazengereye. Hari umugabo umwe yageze kuma ikiraka kirancanga, isima ndayikoresha nyine, aravuga ati isima yanjye uhombeje yumbwira ko utari bwabishobore. Yego. Nyine turaserera bya hatari. Icyo gihe ntancapye urushyi ndavuga ati rwose sinzi amaherezo y'ibi bintu ukuntu bizagenda. Yego. Muri ubwo buzima ndazutaguzwa, bintu mbona ko byanze, gukomeza kugerageza ubuzima buranga.
ariko nkakomeza gusenga nkasenga Imana aho urumva ibyo byose nabibagamo nanasenga asenga Imana aho kugira ngo ucire inzira cyangwa kugira ngo ikureho impindurire icyerekezo cy'ubuzima ahubwo nkumvira ikumbwira ibintu bihabanye kambwira ibintu byiza nkumvira ikumbwira atekereza ko banavangiwe yego mba muri ubwo buzima ariko Imana nyumiza gucishamo akantu za gukora akazi bigenda neza ndagakora ari naho nabonye inzira cyangwa se nabonye uburyo bwo kuba nakigira icyizere ndavuga ati ubwo mbonye inzira cyangwa se nkakaba hari uburyo wenda Imana iciyemo inzira kanzana n'umugore yego dufatanye ubuzima mbese nyine uburyo inzira Imana iciye reka nzanemo umugore ubundi dufatanye ubuzima dufatanye twiyubake n'ibindi Imana izakora izabikore mbese turi umuryango nakomeje gusiragira mu buzima bwanjye njyenyine mbese Imana yebwo yaje guca inzira mu kazi nakora akazi mbona biremeye mbona amafaranga makeya nyine mbese mbona ko bibaye nkaho byoroshyemo ubuzanye umugore rero mbanzanye umugore nzana umugore gusa nyine nta birenze byo kuvuga ngo ibintu byarahindutse cyangwa amateka yarahindutse ariko nkurikije mu buzima nari nciyemo inzira Imana yari iciye cyangwa se yaciye muri icyo gihe byabaye nkaho binyereka ko Imana itangiye gukora cyangwa se bya bintu bishyizeho iherezo nzana umugore turabyara ariko noneho muri iyo hashize nk'amezi 3 tumaze kubyara twongera guhura n'ikindi kintu cya danje yego tuza guhura n'ikibazo gikomeye cyongeye kudukubita hasi noneho nk'umuryango atari njyenyine ubundi buhamya nanone bukomeye kuri njyewe yego uvuga ahantu twakodeshaga nyuma twaje kumenya ko bakoranaga n'imyuka mibi noneho bakaba bagira ukuntu batanga abantu ho ibitambo noneho ubwo iyo myuka mibi bakoranaga nayo niba ari bo batanze umugore wanjye niba iyo myuka barabuze uwo bayiha igafata umugore sinzi inzira byaciyemo ariko twaje gusenga Imana irabihishura yishura ko ari imyuka mibi yavuye ahantu tuba kandi noneho na nyuma yaho twaje kubona ikimenyetso cy'uko ari imyuka mibi yavaga aho hantu twabaga twakodeshaga umugore wanjye yafashwe n'akantu k'agaheri ku mubiri we tugira ngo ni ibintu bisanzwe wenda tugira ngo ni nk'akabyimba kaje ku mubiri we yego tugira ngo tubona ari ibintu biri aho nyine bisanzwe noneho ajya kwa muganga agiye kwa muganga baravuga ati rero dore karacyari gatoya reka tuguhe imiti igabanya umuriro n'uburibwe niba ari ikibyimba kiraba gikura kibe kinashya wenda nikimara gushya tuzamenya uko tubigenza niba tuzakibaga cyangwa niba twagikanda bigashiramo yego ubwo tubifata gutyo nyine nk'akantu kariho gasanzwe none mu minsi mikeya kugira ngo tubone ko niba ari ikibyimba kikavamo kuba twagikanda cyangwa se bakakibaga bakabikuramo imyanda irimo imbere yego atangira kumera nk'uwahiye yego aho akoze ashima ahantu ari kumurya naho hakabyimba aho akoze ashima bwa buribwe buri kumurya muri ka kantu naho hakabyimba none hamera nk'umuntu wamenetseho amavuta yahiye amera nk'umuntu wahiye rwose aracyarakongoka noneho tubona ko ibintu bihinduye isura twirukanka kwa muganga byibuka icyo gihe nta n'amafaranga twari dufite twari turi muri kirizi icyo gihe nta mafaranga twari dufite
yego ubwo turahamagaye abantu bati mutugurize amafaranga, tubona tike, kodesha imodoka. Ku icyo gihe mu minsi mikeya cyane yari arembye ku buryo no kuba yahagarara bitari biri kwemera. Ubwo tubona amafaranga yo gukodesha imodoka, tujya kwa muganga. yego Tujya kwa muganga, barumirwa bafata ibi bintu bimaze amezi angahe. Avuga ati rwose nta n'icyumweru, cyakora abanza byari bimaze iminsi nk'ine tubibonye, ubwo burwayi tububonye. Ariko uburyo bwaje bufite imbaraga n'ubukana, kwa muganga barabirebaga bakabona ari nk'ubushye bumaze nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu. Baradutuka cyane ati kuki ibi bintu mutabizanye hakiri kare, ukaba mwe umuntu yararembye bigeze aha ngaha. Ariko tukababwira ibi bintu rwose nta gihe kinini byari byamara, bimaze igihe gito gishoboka. Ubwo muri iyo crise twe twibereyemo, abantu bise fagitire y'ibihumbi bigera muri hafi 60. Numva ibibazo bikomeza kuba ibibazo kabisa. Ibibazo by'uburwayi biba bihuriranye n'iby'ubukene cyangwa se na crise twari turimo muri iyo minsi. Ibibazo ubwo twe turi mu bitaro by'i Kanombe, biriya bitaro bya gisirikare. Twarahabaye mu buzima bukakaye, ubukene burimo n'uburwayi. Ubuzima twabonaga ko rwose n'urupfu ruri hafi. Yego. Tubibamo, twamaze mu bitaro amezi agera kuri 3. Ubwo urumva mu rugo twari twarakinze. Yego. Twarakinze, ibintu bimwe na bimwe twarabibikije, harasigayemo ibintu mbese bitari iby'agaciro cyane. Yego. Ibintu bimwe twarabibikije twibera kwa muganga. Yego. Ntaha rimwe na rimwe nka rimwe mu cyumweru. Yego. Mba kwa muganga rwaje umugore wanjye, tubamo amezi 3 arashira, tubamo atari ukuvuga ngo twari dufite amafaranga, ahubwo Imana igenda ikoresha abantu hirya no hino batandukanye. Kandi iyo ngeze kuri iki ngiki shima Imana nanone, kandi nkanongera nkashima n'abantu batubaye hafi. Yego. Abakristo bo mu bibare, kuko ariho twateraniraga, niho twasengeraga, batubaye hafi. Basabira n'umugisha cyane, ntabwo navuga buri muntu wese. Yego. Batubaye hafi cyane. Imana ibaho umugisha buri muntu wese wagize uruhare mu kubana natwe cyangwa se mu kudushyigikira muri ariya mezi agera muri 3 twabaye mu bitaro i Kanombe. Rwose Imana ijye bimwibukiraho, ijye imuhereza umugisha, kuko byari bikomeye. Kuvuga ngo muri amezi 3 twamaze mu bitaro, mu mafaranga yaba yarahagendeye arajya muri miliyoni, ntabwo nibuka neza, ariko ari muri miliyoni 2 gutyo zirenga. Yego. Ibaze rero ayo mafaranga waragujije tike y'imodoka yo kukugeza kwa muganga, ukagenda ukabamo amezi 3, ugahabwa fagitire y'amafaranga agera muri miliyoni. Aho hose Imana ikitamurura. Aho hantu iyo mpageze nabwo shima Imana ku kijyanye n'ubushobozi, buryo yitamuruyemo, simpasarire, kuko urumva yari umudamu wanjye. Ikibazo cyose ni njyewe cyarebaga, n'inzira zose Imana yacaga yazicaga, ariko byabanje kongeraho umugabo wawe ari hehe, aba nditabye, urasabuye amafaranga. Ni gutya na gutya, tugiye kumubaga harasabwa ibiki n'ibiki gutya. Tuba muri ubwo buzima, ni ukuvuga ngo yararwaye, amera nabi, baramubaga bamaze inshuro zigera muri zingahe. Yego. Bigeraho bagomba kumutera umubiri. Yego. Ni ukuvuga ngo aho hantu haramuzahaje cyane ku buryo bahabaze. Yego. Babaze inshuro ndumva ari 3 yabazwe. Muri icyo gihe twari turi mu bitaro. Yego. Bagera naho bamutera umubiri,
yego noneho urumva kubera kujya guterwa ibinya cyane Yego. izo nshuro zose twe turi mu bitaro aza kuremba cyane agera kure yego agera kure rwose tubona ko bigeze kuri finali yego tubona ko bigeze kuri finali tangira kwiheba turavuga ati kweri ubu koko ngiye gupfakara nari nkiri mutoya agiye kudusigira umwana yego w'uruhinja yego habamo kwiheba habamo gusengana amaganya ariko ndashima Imana ko kuri iyo nshuro Imana yitamuruye ku kijyanye n'ubushobozi ku kijyanye no kumukiza amen Imana ishimwe cyane amen kandi Imana ihereza umugisha abantu bagiye batuba hafi ni ukuri Imana ibaha umugisha Imana ibahereza umugisha hanyuma nyuma y'aho ngaho muri makeya ikintu kiva muri ibyo byose naciyemo muri ubwo buzima naciyemo yego nabashije kwemerera Imana kumva ko ngomba kuyivuga avuga kugira neza kwayo mbere hari ukuntu numvaga nshoboye hari uko naje kubona ko burya Imana itarambuye ikiganza cyayo itavuze ngo baho ntabwo wabaho uko ni ukuri muri makeya uyu munsi kuba ndiho n'umuryango wanjye n'umudamu n'abana 2 tumaze kubyara mbikesha Imana yego ni ubuzima nkesha Imana kandi aba nakubwira ngo igihe cyose Imana kigufiteho umugambi ntabwo ugomba kwiheba yego ikindi nakubwira nuko ikintu cya mbere ukwiriye gushyira mu buzima bwawe yego ukwiriye guharanira gushimwa nayo cyangwa se kwemerwa n'Imana kuko nicyo gifite agaciro kuruta ibindi byose amen mfite indirimbo yego mfite indirimbo ivuga ngo mpisemo Yesu ndagira ngo turirimbe ku iyo ndirimbo tubibutse ko uyu mwene data turi kuganira ari umuririmbyi n'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana wenda munsi y'iki kiganiro turashyiraho link ya channel ye mwajya kumvira izo ndirimbo mukajya mumuteza imbere mu buryo butandukanye tugiye kuririmba igice kimwe na refore by'iyo ndirimbo kugira abantu bayinyoterwe bajye kuri YouTube bajye kuyumva twagiye tugenda tukerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu yego murakoze indirimbo yitwa mpisemo Yesu nawe nakwifuriza guhitamo Yesu kuko amen umugabo w'intwari agira neza kandi bire yarambwiye ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nta muntu uzajya kwa data cyangwa se nta muntu uzagera mu ijuru atamujyanye kandi ikindi uretse n'ubwo bugingo niyo tukiri hano muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi abasha kutugirira neza yego Mpisemo Yesu Kristo mpisemo gukizwa mpisemo Yesu Kristo mpisemo gukizwa kubaho ndi umunyabyaha ni igihombo kiruta ibindi byose ni igihombo kiruta ibindi ninachaguwa Yesu ninachaguwa wokovu ninachagua Yesu ninachagua wokovu amen iyo ndirimbo yanjye irimo n'igiswahili yego nagerageje gushyiramo ku buryo n'umuntu utumva ikinyarwanda nibura hari ikintu yatoramo kuko ni indirimbo ifite ubutumwa bukomeye ni indirimbo nayiririmbye nk'isengesho ariko nanone nawe wayakira nk'isengesho cyangwa se wayikuramo ubutumwa bw'uko ukwiriye guhitamo Yesu akakubera umugenga w'ubuzima bwawe akaba ari we uzakugeza
mu ijuru cyangwa se uzaguha ubugingo bw'iteka. yego rwose. Ikindi navuga nuko kubaho uri umunyabyaha nicyo gihombo kiruta ibindi bihombo byose bibaho. Ni ukuri. Ni ubutumwa bukomeye cyangwa se ni message ikomeye cyane, kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi tubaho dushakisha inyungu, dushakisha kunguka. Ariko uko kunguka twaharanira cyangwa izo nyungu zose twaharanira hatarimo guharanira Yesu cyangwa se hatarimo guharanira kureka ibyaha, ni igihombo kiruta ibindi bihombo byose bibaho muri iyi si. Ya murabyumva rero ati kubaho uri mu byaha utamenya Kristo ni igihombo kiruta ibindi bihombo byose baho muri iyi si. Twarimo rero turaganira na mwene data ku nkuru y'ubuhamya bwe butoroshye nk'uko mwabyumvise. Uragenda twandikire kuri comment aho ngaho hasi munsi y'ikiganiro, tubwire uko ikiganiro cyumvise n'isomo ukuyemo ryo munsi. Bene data mwari mudukurikiye, reka mvuge ngo reka tugusabe, hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro akifuza kukuvugisha, akifuza gutera inkunga umurimo w'Imana ukora w'umuziki, ese we tutamuniganye yakubona ku address. Yego murakoze cyane. Nimero zanjye ni 0788 99 665. Yego. Iyo niyo nimero yanjye iriho amazina Dusingizimana Gilbert. Ayo ni amazina atandukanye nanone na channel yanjye, kuko nkuko nababwiye ko amazina y'ubuhanzi cyangwa se nkoresha ari Hakimu Star, ari nayo mazina asobanura neza umuhamagaro wanjye. Murakoze. Urakoze cyane, turagushimiye kubw'ubutumire bwacu witabiriye, kandi nitwongera kugukenera n'ubundi uzagaruka. Yego. Thank you.